he ngo nimba uri singo we hibande mu gushakisha ibiceri aho gutakaza umwanya ushakisha undi mukunzi ngo urenze uwo mwakundanaga mbere. We shakisha ibiceri, numara kubibona bazizana kandi bakaguma bakubwira ati ntuzigere ugira ikibazo na kimwe usubiza mu gihe urakaye cyangwa se ufite agahinda. Ntuzigere ugira umuntu usezeranye isezerano na rimwe mu gihe wishimye, kuko ngo ibyo bintu ntago aba ari sawa. Ngo ndetse ntuzigere ugira umwanzuro ufata mu gihe uzaba ubabaye, kuko ushobora gukora ikosa. Bakaguma kukubwira ati ndetse nta kintu na kimwe gishimisha mu buzima nko kwibona warashitse ku nzozi zawe. Rimwe na rimwe ushobora gukora imipangu yawe nicemo, ibyo birashoboka, kubera ko Imana burya hari byinshi iba yaraguteganyirije wowe utazi kandi byiza kurusha ibyo we wari wariteganyirije. Rero mu gihe imipangu yawe idaciyemo ntugacike intege. Ndetse ngo rimwe na rimwe uba ugomba guseka ukagaragaza akamwenyu, mbese ukamwenyura kabone n'ubwo waba utishimye. Ndetse ukaguma kwibwira ko ibintu bigomba kugenda neza uko byagenda kose. Fata amarira yawe ntuyagaragaze nturire, ahubwo wowe ukomeze inzira. Reka inseko yawe ihindure isi aho kugira ngo isi ihindure inseko yawe. Ariko ayo magambo murimo kuyumva ngo ati reka inseko ihindure isi aho kugira ngo isi ihindure inseko yawe. Gati mbese reka ibikorwa byawe bihindura isi aho kugira ngo isi ihindure ibikorwa byawe. Abanyabwenge murimo kunyumva. Amagambo nari nabateguriye uno munsi ni aya ngaya. Nimba wayakunze skora subscribe kuri Wisibo TV. Nge ndi mukuru w'Isibo. Reka tubonane mu yandi magambo y'ubwenge nkaye. Buri munsi ni episode.